ndashima Imana kuri uyu munsi mwiza Imana iduhaye ko intunzi inkoni akaba ari jyewe ugiye kugabura ijambo ry'Imana. Mumfashe tuzamure Imana icyubahiro. Ndagira ngo dusome ijambo ry'Imana rero mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo. Mubumbure Bibiliya zanyu dusome muri Matayo 18 igice cya 18. Tugiye kuhasoma imirongo itari mike ariko nanone si myinshi. Matayo 18 umurongo wa 21 kugeza kuri 35. Matayo igice cya 18 umurongo wa 21 kugeza kuri 35. Umugani w'abantu babiri bari mu mwenda. Nuko Petero aramwegera aramubaza ati, Databuja, mwene data nangirira nabi nzamubabarira kangahe ngeze 7? Yesu aramusubiza ati, sinkubwiye yuko ugeza 7, ahubwo yuko ugeza 77. Nicyo gituma ubwami bwo mu ijuru bwagereranywa n'umwami washatse kubarana n'abagaragu be umubare w'ibyo yababikije. Abanje kubara, bamuzanira umwe muri bo yishyuza itarano inzovu. Ariko kuko yari adafite ibyo kwishyura, shebuja ategeka kumugura n'umugore we n'abana be n'ibyo afite byose ngo umwenda ushire. Umugaragu aramupfukamira aramwinginga ati, Mwami, nyihanganira nzakwishyura byose. Shebuja aramubabarira aramureka, amuharira umwenda. Ariko uwo mugaragu arasohoka, asanga umugaragu mugenzi we yagurije idenari 100. Aramufata aramuniga, aramubwira ati, nyishyura umwenda wanjye. Umugaragu mugenzi we yikubita hasi aramwinginga ati, nyihanganira nzakwishyura. Ntiyakunda, maze aragenda amushyira mu nzu y'imbohe kugeza aho azamarira kwishyura umwenda. Abagaragu bagenzi be babonye ibibaye barababara cyane, baragenda babibwira shebuja uko bibaye byose. Maze shebuja aramuhamagara aramubwira ati, wa mugaragu mubi we, naguhariye wa mwenda wose kuko wanyinginze. Nawe ntiwari ukwiriye kubabarira mugenzi wawe nk'uko nakubabariye? Shebuja ararakara, amuha abasirikare kugeza aho azamarira kwishyura umwenda wose. Na Data wo mu ijuru niko azabagira nimutababarira umuntu wese mwene so mubikuye mu mutima. Uvuge ngo amen. Mfite ijambo ryangeze ku mutima kuva nkimara kumenya ko ari jyewe uri kuri gahunda yo kwigisha. Murabizi iyo umuntu asoma Bibiliya cyangwa se yayisomye cyangwa se yayize, hagenda haza amagambo menshi mu mutima we. Mubura amaso mu ndebe, abasoma ubwo twagarukiye aho ngaho n'inkuru irangira. Ndagerageza gutegura, ndagerageza no kwandika no kubura ibitabo byinshi, ariko nza gutangazwa cyane n'ubwo Imana yampaye ubutumwa bugufi cyane kandi bworoheje. Ubu butumwa mfite nahawe ngiye kuvuga ni ubutumwa bwitwa kubabarirana. Mbwira mwene so kubabarirana. Iyi nshinga yo kubabarirana ifite inshinga 3. Inshinga ya mbere ni ukubabaza. Kubabaza. Iya kabiri ni ukubabara. Mwumva icyo kintu. Inshinga ya mbere ni ukubabaza. Iya kabiri ni ukubabara. Iya gatatu ni ukubabarirana. Ndasubiramo. Ahantu harimo amagambo atatu, hari ukubabaza,
kubabara azamura ikiganza. Uwigeze kubabara murakoze cyane. Uwababaje bakababaza abandi ko mutinya se wese mwababajwe n'iki si abandi se. Iyo usomye iki gitabo iki gice urahasanga inkuru nayisomye n'ibintera gutekereza. Umugabo w'umutware w'umukire yari afite abakozi, none abo bakozi abaha ibintu byo gucuruza. Igihe kigeze rero bageze muri inventaire cyangwa se mu isuzuma bikorwa bye, ahamagara abantu avuga ati kame igihe kirageze ngo ntagire mbarane n'abantu twabangore. Bose batonda umurongo abanza uriya twumvise. Bamubariye basanga afite ibihombo bitagira akagero. Noneho uyu mugabo atangira guhinda umushitsi. Ahinze umushitsi arapfukama, ahita apfukama imbere y'abantu atumva narahombye nagize ibibazo andi narayigurire cyangwa nk'uko bwose, ariko nyakubahwa nyagushi nakugira Imana mbabarira ngusabye imbabazi. Shebuja mwari yategetse ko banamufata kamwe bagahita bamujyana muri gereza, nuko ngo ahita amubabarira avuga ati ntacyo genda. Arasohoka, namwe nagira ngo mufate ifoto y'uko yasohotse ameze ababara, avuga ati ibyo wandiye n'ibyo wahombye byose ndabikubabariye, hoshi genda ukomeza akazi kawe. Ageze mu nzira nk'uko agera ku Kinamba Muyanda ahura n'umuntu ufite udufaranga. Ati we aho se hagarara shaka aho nagushakiye. Nta telefone yari akabaho mbavuze nti aho nagutelefone y'uhupuku uyu munsi ntumpa mu nzara. Nona ibwirize hari abantu bazi kwishyuza kandi avuga ati noneho wa undi wishyuzwa nawe urugo bigeza akoze mu bwaza nta kirimo aravuga ati ndapfuye. Aranavuga ati bo utirirwa unabagira vuba, aramupfukamira avuga ati nyakugira Imana nagize ikibazo narwaje umugore. Ibyo nibyo ndi kwitekerereza, narwaje abantu ndakwinze mbabarira ndaza kuyashakisha nyagwi uzari denari y'ijana nyirago yavunje muri iki gihe ni nk'ibihumbi nka 340, ariko inzovu idenari y'inzovu zo ni miliyoni hafi 10. Ibyo bari bamubabariyeho ni miliyoni 10. Ati uri gupfukamira igihango urapfukamira iki? Ntabyo upfukamira. Iyo amafaranga yanjye ni inoti zanjye bitari. Umugabo abura uko bigenza aramufata, amaze kumufata ngo amuha abasirikare nabo bashyita bamushyira mu buroko. Kumbe arimo arabikora, hari abantu bari bahari nawe bamubabariye. Batuyise wamugabo umaze kuharirwa akayabo se wabari akayabo akoze ibiki ngo baragenda no kwashika wa mugabo umaze kuharirwa ibyo akoze. Ahuye n'umubare ufite udufaranga ngo nidendari y'ijana, aramuniga amutakumuniga aramujwigura. Arangije abasirikare ngo bamaze kugera mu buroko aravuga ati mumushakire nona angere. Shebuja ngo amugeze imbere aravuga ati koko ntaso ngubabarira akayabo k'ibifaranga wandiye, none nawe mugenzi wawe wari ukubereyemo umwenda ugana kuriya wanjye kumubabarira. Ati mumufate mumpera abasirikare. Matayo arandika ku nzira aho ngaho inkuru, ariko aravuga tumva nimutababarira abantu niko bizagenda nasomuje azaba. Kandi ntawe mureba ngo uyu mumusige, ahubwo twumwirira wo mwicaye uti twese mabari mundebere mu maso uti twese kutubabarira. Kubabarira
nigaga mu mwaka wa 3 primaire, nuko badutumira kuri komini gukora defile y'abanyeshuri kuri komini mama dupfunyikira impamba. Icyo gihe bapfunyikaga impamba mu birere mu bikoma, nta masorori twari twakanye. Arapfurika niko ko ari impamba nini rwose, ashyiramo ibijumba, ashyiramo ibishyimbo, ashyiramo n'imboga n'ibintu byose. Arayihambira avuga ati rero masaha nagera yo kurya muze kwicara murye munywe n'amazi. Murabizi abana bato nibo bakunda kujyana bamara icyo yijyana rero. Turagenda tujya kuri defile, ibirori birarangira ariko ndamubura. Abandi bana barambwira ati rero ubu yatashye, ngwino tujye kurya twese twiri. Igihamba ndakikorera, agenda turagisusura turakirya, n'abandi bana ibyo bazaye twese turafatanya turarya turahaga tunywa n'amazi. Hashize nk'isaha imwe njye kubona mbona mushiki wanjye araje, aza rwose namwe murabyumva, twiriwe ku zuba, twiriwe tudefira, aza yakoje pe, ihute vuba uzane impamba tujya kwirya. Numva umutima utangiye gutera, ati ihute vuba atuzane impamba, atuzi ukuntu umeze. Ubwo arimo arabwira uwahaze, noneho ndarira, urumva nari umwana, atari kuko kirira, ati muzekerezwa ni, ati hute, ntamenye ko nikurizwa n'ikibazo ngize cy'agahinda. Burya ujya kubabarira arabanza akagira ate, ariko wansubije akagira ate, akababara. Bakayumba n'abakamanzi n'abahungu twe n'abana twiga n'abanyiragicari bavuze ngo tuze kurya impamba, nuko nanjye yanjye ndajyana turayukuruma nabivuga kandi ndagera turabirya none byashize. Ati nabo baraturitse ararize, dutaha umuhanda wose twese turi. Turira ngo tugere mu rugo mama buruko rukemura twese twarimo turi. Akabaza mushiki wawe twakagira ndege, ese kina ndege yawe urezwa ni agase kwakunda umwana arira agahugu. Ese rwibasira wowe urahizwa n'iki? None ngareba ko ndi buvuge ko impamba nayiriye, ikibazo kikambera ikibazo. Ngategereza ko mushiki wanjye n'abandega nyine kurumbo cyari ikibazo, ariturikije arivuze ko nayiriye nagira amagama mama warahega ngo umwega akazi. Aragenda umwega akazi aca umuyenzi. Ati nguhe ibiryo bingana kuri, ugenda ubirye wenyine niyo ndaya, ryama hasi, kuramo ikabutura kugira ngo ikabutura idacika. Ikabutura gikura ntamubita, birarangira ati ndamuhana. Mushiki wanjye nyine arishimye, ndagira ngo mumurye. Tubayeho hashira iminsi n'amezi rwose. Umunsi umwe atetse, twari twasigaye mu rugo twenyine, hari ibyo bita ngo ni ugucugusa amasafuriya, gucugusa ibiryo, ibyo hejuru bikajya hasi. Nzi ko mubizi mwebwe. Akumva ko n'umunyu urimo, none arambwira akarya ngo ati niko, ati kuri mu biki, ati ntabwo wibuka turi Remera.
ati nibwa nuremera ubyara impamba ukayirya wenyine ukashura ati rorera ndikanga bani ibi bintu banankurikiye ndyamye hasi imbere ye kweri mushiki wanjye aracyakomeye birakomeza uko atetse pe si nonogeze uko mfunga simbe nagira cyose kuki atambabariye kandi bamuzi kandi undi kuvuga ari muhano wagize ngo se ijambo ry'Imana ipfa kuza nubwo uri guseka ariko icyo uracyumva mbwira mwene se icyo avuga kuki utamubabara byatewe ni impamvu ufite uvugana yego byarabaye n'Imana irabizera na nibo ariko se yagusabye imbabazi kangaye kuki utamubabara cyagenze Nyirandege yarinze ashaka umugabo batambabara indi musaza agahora ncyurira impamba yo mu birere y'ibijumba n'ibishyimbo umuntu akantu kamusharuho gato ubu hari abantu basigaye bagenda bigengeseranye abavuga ati niguharagira ngo ntibyareka nkubwire Imana iramava ngo nutababarira ubikuye ku mutima n'Imana izakubaho ntabwo ndi kuvuga ibintu niho ndavuga imbabazi kubabarira kandi ntushobora kubabarira umuntu utababaye ugomba kubabara wose umwana w'umusore yaje mu itorero ariko uwo mwana akaba yari afite gahunda n'umugore w'umubwirizabutumwa umugore w'umubwirizabutumwa akaba umuntu wiyandarika udakijwe neza usambana n'uwo musore munsi umwe araza arapfukama nk'uku nguku dusengera abantu amaze gupfukama umukozi w'Imana uvuga butumwa arabasengera bavuga ati ariko abandi abashaka ko tubonana mukeneye kwatura ibyaha byanyu nkeneye ko tuza kubona mwana w'umusore agenda ajya mu biro bye apfukama imbere y'umuvuga butumwa atangira kurambura ibwabo rabashakarababa tayinifakatayaba aravuga mu ndimi ndirukana imyuka mibi aravuga ati muretse mbanze mubwire nubwo ndambitse ibiganza nakoze ibyaha byinshi narasamaye ndetse n'umugore wawe za ndimi zirakama ati nagira ngo imbabazi ntabwo ari ikintu cyoroshye umubwirizabutumwa ati indimi zirakama n'amasengero ahagarika tuhaguruka turetse yicara imbere ati subiramo ibintu mbwiye ati nyine urabona agakiza kangezeho ubwo arabivuganira ati kandi ndumva mbabaye cyane ko nakoze ibyaha byinshi nasambanye n'abakobwa benshi n'umugore wa twarasambanye kangahe yewe sinamenye inshuro ntabwo uzi inshuro hatoya imikesha hari igihe twahuriye ku isoko ubundi duhurira mu mujyi ubundi twahuriye ati no mu birori hari igihe twagiraga burya tukibeza ati no mu giterane hari igihe mwakijemo twebwe tugenda abandi bari guhimbaza kandi aho yari wewe abarundi bagira babiri ngo yari indegama ngo yari wewe ngo yasijema ngo yari inde uyu ninde ndi kuvuga abwa turetse gato babugumye hano manze mvugane na madamu nawe numvi madamu yanga kumwitaba yari yabimenye ko wa muhungu yaje gukizwa
noneho ugende ndumva nzagusengera humura nzagusengera nudansengera n'ukuri nawe ndumva nza n'umuntu uri bupfe nsengera mwarimu mubwiriza ubutumwa umwami Yesu wowe ugira imbabazi kurenza abantu twebwe iby'abana n'abantu tudashobora wowe niwo bishoboye ndagusabye uyu mwana mubabarire izina ryawe amen. Ntabwo ari icyoroshye, iri jambo rirakomeye ryo kubabarirana no kwarira abantu ibyaha badukoreye, ntabwo byoroshye. Iyo kenshi twigisha ibi mu Rwanda abantu babijyana muri kanara ya jenoside, ntabwo ariho n'icyaha, aho ndurahunga. Dufite ibintu bidukomeretsa bitubabaza kenshi, abantu bakatubabaza, ariko ikibazo ntabwo natwe tubabarira. Tukaririmbana tutababarirana, tugakorana umurimo tutababarirana, tukabana mu rugo tutababarirana. Umuntu wese akareba iri undi akareba iri, tugashinga imbago. Hari n'undi wati ndagira ngo tubabarirane ariko uca ukwawe nanjye ngirente uca. Umva uko Bibiliya ivuze, aravuga ngo wa mugaraguwe ko nakubabariye byinshi, ndagira ngo buri wese n'umwe atakunama cyangwa ceceke yibuke ibintu Imana amubara. Niyibuke twebwe nitwe dukunda kubihera ubuhamya tukababwira ibyo twanyuzemo, namwe ni muri abo tuhango tubyo, ariko umuntu wese niyibuke ibyo yababariye. Iyi Imana ibibara nk'uko ubarira abantu, kavuga se n'ubundi nkubabariye, nimwibuke n'ukuntu Imana ihora itubabarira. Ndagira ngo dusome mu Efeso 4:30. Dusome: mugirirane neza, mugirirane imbabazi, mubabarirane ibyaha nk'uko Imana yabababaririye muri Kristo. Mugirirane neza, irindi jambo riravuze ngo iki? Bansubije mwese mugire mute? Mugirirane imbabazi nk'uko Imana yagize ite? Yabababaririye. Naratangaye, hari n'umuntu watari ko wambabarira, rwose wambabarira, reka tumuraba tuzavugira imbere y'abayobozi. Oya, tuzashaka umuyobozi wa worship, tuzashaka abayobozi ba protocole, furema nawe urabyumva ibi ngibi. Ungenzo cya umvuge amagambo. Kugira ngo ezo nawe barakuvuze. Kandi mu bintu bikunda kudutema umutima ni ukuvugwa amagambo. Yewe amagambo aratema umuntu akamubaga akagenda yanda. Barakuvuze, wanze kubabarira, washinze igiti nka mushiki wanjye. Turibuka impamba y'Iremera, nanjye narinze mba n'umugabo nyibuka iyo mpamba yayishyuriye inshuro nka 50. Bisiga mwaka by'ibijumba nariye byonyine n'ibishyimbo. Tangira utekereze iyo wanze kubabarira abantu. Ndakomeza amahirwe numvise ni mudamu nawe yabanaga n'umugabo we badakije.
umunsi umwe barakizwa ariko umugore ntiyakizwa, umugabo arakizwa umugore ntiyakizwa, baramwinginga aranga ku buke ajya kumurogesha. Aho agiye kumurogesha baramubwira ati umuti rero washobora umugabo wawe uzafata ubushera ugenda ufate n'umwanda murawumva maze uvanyemo uzamuyamo. Aragenda arabikora, fata umwanda ashyira mu bushera. Yatumye numva ntakushaka. Ukabara gotomera agacuma arakaraba ni dawa barayinyoye. Munsi umwe agakiza akagera ku mugore, araza mu rusengero arapfukama arihana. Agiye kwa pastori kuriya tubona ya pastori aramubwira tubona ya pastori, yewe nakoze ibyaha byinshi ariko mfite kimwe gikomeye, umugabo wanjye n'igihe nere murugeje kandi ko arabimutekereza ati mbigize mbigenze n'ibigere nzamusaba imbabazi. Kandi ubwo umugabo nyine umunsi umugore apfukama yihana yazamuye amaboko aravuga Imana ushimwe, umugore wanjye ntiyanye, arabikurikirana ajya no kumwandikisha ku gice ngo azajye kubatizwa. Bataha banezerewe bishimye, ariko uko bataha banezerewe umugore we afite ikibazo cy'ukuntu amubwira amahano. Ngo bagere mu rugo umugore aratetse barariye nijoro rirageze barishimye, aravuga ati umare umutware wanjye, urabizi abanyabyaha ntabyo badakora, nakoze bibi ariko harimo ikintu gikomeye nakoze, urakimbabarira? Yesu yatwariye byose kandi pe koko umugore wanjye nagize amahirwe uriya urugo kuko arakurira rwose yaricyo nyaba n'amayoga wanyoye n'ubugora wariye. Niyo wanambwira ko wanasambanye nabyo nabikora. Avuga ati ibyo byose nabyo narabikoze, ariko umva ikindi gikomeye, nagiye kukurogera, ugiye kukuroga ambwira ko mbigenza kwa kundi nababwiye. Ako gacuma rero ndakazana nkaguteguramo wa musururu, warawunyoye urawuranguza. Ubwo ati uwahoze avuga ati niyo baba bari umugoro shyiramo, reka nkubwire ntawe ubabarira ikintu kitamuhashuye kitamukomeye, cya kindi cyamuhashuye mu mutima nicyo ukwiye kubabarira. Mu maso mwene so mubwira uko mumeze, mubwira uti cya kindi cyakubabaje kikaguhashura nicyo ukwiye guheraho. Muhanga bw'iki musore urimo iki nta nubwo yababajwe n'uburozi bundi, ahubwo yababajwe n'uyu mwana. Ati badata ariko ibyo ati ibyo ati birakabishe, ati ibyo wabitekerezeho umujinya urazamu, ati mwere sinanakwizera. Yahoze avuga ati reka mbabwire bene data, hari ibyo tuza tukazamura amaboko tugahimba tugahumiriza n'amarira akaza, ariko hari ibintu byahashuye imitima tutiha tutasa ngo tubabarire abandi. Muse noneho uremera kubabarira? Ijambo riratubwiye ngo mubabarirane, mukundane kandi mubabarirane, mugirirane imbabazi nk'uko Imana yababariye. Indirimbo arimbwa kwa padiri yakunda kuvuga nuko nyibagiwera, ni rya sengesho rya Dawudi mu ijuru, data wa twese uri mu ijuru. Nicyo gituma turirimba tuti dawe uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ingoma yawe yogere hose, ikorwe mu isi. Ifunguro ridutungura iduhera
muvuge cyane. Nkuko natwe tutabiho ababitugiye. Ko natwe tutagira hano bakoze verisiyo z'abarama ngo ntuduhore, ntudukubite mu mutwe, ntudukubite mu mavu, duhore ibyaha byacu nk'uko natwe tudakubita abaducumuye. Niko bimeze. Ko tubahonda, ko tubavuga, ko tugenda tuvuga ntuzakarebe mu makote, ntuzakarebe mu bukwembe, ntuzakarebe kari kurarika, yewe ntuzakarebe we. Ntuduhore ibyaha byacu nk'uko natwe Imana uyu munsi kuri iyi tariki ya 12 irakubwiye ngo ubabarire abantu nk'uko Imana nayo yakubabarira. Kandi ni message ikomeye cyane. Ibyo twasaba byose, aho twanyura hose, uko byagenda kose, ntabwo Data wo mu ijuru ashobora na gato gukora iryo kosa yo kutuba. Tugomba kubabarira. Some wa Kolosayi 3:12 na 13. Igice cya 3. Igice cya 3 umurongo wa 12 na 13. Nuko nk'uko bikwiriye intore z'Imana zera kandi zikundwa, mwambara umutima w'imbabazi n'ineza no kwicisha bugufi n'ubugwaneza no kwihangana, mwihanganirana kandi mubabarirana ibyaha uko umuntu agize icyapfa n'undi. Kandi zikundwa, mwambara umutima w'imbabazi n'ineza no kwicisha bugufi n'ubugwaneza no kwihangana mwihanganirana kandi mubabarirana ibyaha byanyu uko umuntu agize icyapfa n'undi. Tumaze gupfa bingahe kutambabariye, ko nta kubabariye? Turaririmba iki? Turakora ibiki? Konjya ngo hari futa ariko nta genda gera ku kinamba nta kibazo. Iyo rivuga ko ari mbi, ubwo imodoka iguye umwe yajya undi akajya he? Mu Baroma 12 umurongo wa 17 niho ngiye kurangiriza. Ntimukiture umuntu inabi yabagiriye. Aho rero mwirinde kugira ngo ibyo mukora bibonekera abantu bose ko ari byiza. Ntimukiture umuntu, hari igihe umuntu atabikoranga kwitura inabi ariko hagira akabazo gize ati wagize ikibazo nawe wagize ikibazo ariko yisi basi reka dusenge Imana. Akoze Imana haleluya ndagusha nawe agiye akumva. Nawe wahoza n'umudiyakoni wanjye yajyaga dutekera inkoko neza cyane n'umuceri yarazi kuwuteka n'inkoko nziza agaseriva abapasiteri n'abakozi b'Imana. Munsi umwe abantu barikora bajya inyuma y'igikoni bati simbuka izina rye nyakwigendera yarani kamurimbaza guteka abapasiteri usanga bamushima ngo arateka. Burya ibisabutse, umuceri usabutse, inyama zisabutse azikubita igisuperi akazishyira abana be, arabumva maze icyo kintu gitema umutima waravirirana, ntiyanavuga. Aragenda ageze mu rugo niwe wabikaga amasahani, twari tutaragira insengero zigira ibiro, abika amasahani n'amasorori y'ibitoro maze aragenda bikubita mu kintu cy'akadeyi arabyikorera.
ansanga ku rusengero. Timwari nari nkiri mwarimu, nzanye ibintu byanyu, nzanye ibintu byanyu, nzanye ibintu byanyu. Habaye igisate, oya nzanye ibintu byanyu. Niko tubanze tuvugane, none subiza koko mwari abantu bicare banyicareho, banyicareho bavuge ngo burya sagura ibiryo byo kurya, maze baraturitsa reza araboroga ati gogo ati abana banjye ndabahahira, abana banjye ndabadegera. Naho ngari kwanzurire mu isomo ryo twiga byo bita kire dame, iyo umuntu aje ari rubabaza ukareka, ndetse ubonye n'icyo wongeramo nanone akarira cyane ngo ari byo byiza. Iyo wonye ubwo buti maze ubwo ngo bari byiza bari magenda cye maze ararira araboro. Munsi umwe muhuza n'abamuvuze, yarabambwiye bose ati nyiranaka bari bane turabahuza. Ndavuga nti bene data rero nubwo duhende tuje kuburana, tuje gusabana imbabazi kugira ngo umurimo w'Imana ukomeze. Imana niyo yaduhamagaye twese nyine, nuko ndabivuga. Umwe arapfukama ati rwose navuze amagambo ariko mbitewe na runaka, n'undi ati nanjye navuze amagambo mbitewe na runaka. Imana ishimwe ku mutima, Imana ishimwe rwose ko mumenye ko mwabuze nabo. Ngaho nawe rero umwanya n'uwawe. Jewe pasi jewe mwari babikubwiye neza suko iyo haba none se ko wavuze ko atoya niba bivuge niba bashaka imbabazi zanjye. Umva mwene da, ntabwo ari ukugira ngo abantu bashebeke banisobanure. Ibyakwaje byarakubabaje, umurimo usabwa ni ukubabara. Ntabwo ari ukugira ngo abantu bashebeke, ntabwo ari ukugira ngo mutere impaka muvuge, ahubwo ni ukugira ngo ubabare. Babare bwira uwo mwicaye uti mbabare. Ndabizi uwo mwicaye ntacyo gupfa birashoboka. Iyo ngira umwanya mwiza najyaga kubaha umwanya, maze buri muntu agasanga undi uwo bafitanye ikibazo, marigere yuko nawe. Ariko icyo ngiye gukora ni ndagusaba, niba watsinzwe n'aya magambo wahaguruke gusengera Imana, kandi ubwo narangije. Niwe nabwiye, niwe natumweho, niwe natumweho. Rega ntiwirirwe rwose wigira urya cyangwa, ni wowe natumwe. Babarire uwo muntu, babarire uwo muntu ukuguye nabi. Erega wenda n'umudamu wawe, erega wenda n'umugabo wawe, erega wenda n'inshuti yawe, n'isoko ugukoresha. Ijambo ry'Imana rivuga ngo mubabarirane kugira ngo so mu ijuru nawe azababara. Zamura amaboko dusenge Imana. Ndagira ngo munyemerere mbasubirishemo amagambo, simbimenyereye kubikora ariko ngiye kubikora. Vuga ngo Mwami Imana, nzamuye amaboko yawe, ndatsinzwe mu mutima, nsinzwe n'urubanza, nabuze imbabazi, nabuze imbabazi. Ntabwo nababariho nari nkwiye kubabarira, ariko uyu mwanya umbabarire, ngusabye imbabazi kandi nemeye kumubabarira. Nzamuye amaboko mbihamya ko mubabarira, nzamuye amaboko mbihamya ko mubabarira. Nta nzika nzongera kugira, nta wundi mutwaro nzongera kugira, ahubwo mbikuye ku mutima. Nawe umbabarire nk'uko utubwiye, mu izina rya Kristo Yesu. Reka nsenge Imana. Data ukiranuka uri mu ijuru, ndagushimiye cyane muri uyu mwanya. Imana ivuga, uri Imana ireba. Urakoze ko watubabariye, kandi watubabariye ibyaha byacu n'ibicumuro, watubabariye ibyo twakiraniwe byose, watubabariye amakosa twagukoshereje, watubabariye ibyaha twagukoreye, n'ubu uracyatubabarira. Niyo mpamvu tugusabye ngo utubabarire natwe abo twababaje, n'ibyo twavuze n'abo twakoreye nabi, utubabarire rwose. Maraso ya Kristo adukureho urubanza,
maraso ya Kristo adukureho ikibi, maraso ya Kristo adukureho umutima wose uturega imbere yawe, ahubwo tugire amahoro, tugire n'umutekano muri twe. Urakoze data, turagushimye. Urakoze data, tuguhaye icyubahiro. Urakoze, tugushyize hejuru, tugukomeye amashyi mu izina rya Yesu. Amen. Wumva babariwe navuge ngo amena cyane.